nyemerera basi nguhaka Siko no kuri kwimana umukozi nanjye narishimye cyane gusa singushimye cyane ngo uziruka kurenga iwanyu akazi mama ugakora neza ntabwo nakora ikosa none sangaze na saa moya se buriya shaka kugenda nahinduriye imyenda nkambara neza nanjye nambara vest asa neza cyane urabona ko uko waje bitandukanye nako kumeze cyane rwose cyane kandi n'abantu barabibwira no kutamenya urabona ko harimo amavuta ariko cyane Acting Rwanda. Karibu, karibu. Karibu, karibu. Mbura mureba gusa. Biraha niho nsigaye nibera, ni mu rugo rushyashya mwisanzure. Hari ibyumba ndaza kubatembereza ahantu hose mu gikoni. Mwumve mwisanzuye sibyo? None zine. Ubu irungu rigiye gushira. Abantu badashaka. Se ko mbora mutabyumva. Ni mu rugo. Siko kodeshanga. Njye natinye no kwicara. Gira ngo mudeshe na telefone mfite bafasha ka video hano ni heza. Iyi ni inzu yacu ingi nago modesha ngiye. Siko mbeshye. Se mama mubwize iki? Nyine mubwire kanga. Masubira kucara nka kera. Kandi byarangiye. Mbeshye Ko twajya yisha umuntu. Hari ufite icyumba cyawe ndakikwereka nawe ufite icyumba cyawe nta muntu wongera kurarana n'undi. Abo bicika se. Oya. Urumva igihe nahari mujye mumva ko muri mu rugo. Sibyo? Asa franga oya. Sikora usimu n'ubuntu mbeshye. Sibyo? Squatisha. Reka numve ko ntabwo byumvikana. uri kubeshya, sibyo? Ahubwo amafaranga kwishyura n'ahantu yakore. Ntacyo kubeshya gihari. Ikindi kandi ibyo byaho nakuye amafaranga byo turaza kwivugana nyuma. Ahubwo nkuko nabikubwiye. Nakwijeje ko ugomba kubaho kandi ukabaho wishimye. Iri ni itangiriro rero ry'umunezero kugira ngo unezerwe kandi utandukane na bya bibazo byose nakagahinda bagufite. Nshima n'Imana ko operation y'akabukawe yagenze neza. Ubu noneho tugiye gutangira ubuzima bushyashya. Ubuzima bushyashya sister nagiye gushangiye kumushakira icyo gukora, gushakira akazi. Hano tugiye kubaho twishimye. Nta bibazo nyeneye, nta ki mwishime nkaho turi mu rugo n'ubundi turi mu rugo. Nubwo mutarahamenyera. Amatsiko ndabizi urayafite ariko uze kugerageza. Yereka mwibariza akantu kamwe ejo bundi nibwo twari uri kuri dufite ikibazo cy'amafaranga. Amafaranga kubyizera. Nanjye kubeshya. Ese mbabwize iki ko mbona mutabyumva? Ahubwo nese amafaranga yakuye. Ibyo ni ibindi iyo nindi sije turaza ku. Akazi ubuhambwe wabonye. Nakazi ndagafite keza. Mama ibyo turaza kubiganira nyuma ntabwo ari byo kuvuga nona. Wowe akira ibyo ubonye, sibyo? Ndi ndashaka umubaho umunezero. Ndashaka umubaho mu buzima butandukanye nubwo twari turimo. Nibyo twoze twifuza kuva kera, sibyo? Rero mwimbaza ngo amafaranga yakuye he? Urumva? Siko ndananiwe. Genda tambuka ugenda urebe ibyo ushaka kureba nta kibazo. Ibintu uri kumbeshya mfite ubwoba. Mbese aha ni iwacu. Cyane rwose. Mana we uya mareba cya kintu gishyushya amazi. Iki? Ntabwo ukizi. Ese noneho we. Seko mbona ibintu byose musa nko mwabyibagiwe.
bari umbize ukuri hano ni mu rugo, nta muntu uduhagaze hejuru, nta muntu udutezaho induru, ibintu byose mukenera hari umukozi wo kubafasha arabafasha, nanjye igihe nahari mumere nk'aho muri mu rugo n'ubundi niko bimeze, nta kintu cyahindutse usibye guhindura agace tukaza mu kandi gusa, sibyo? Kandi tuzagera n'ahandi hatari hano. nzamura Imana icyubahiro. Mana urakoze Mana, ujya wumva gusenga kwabawe Mana, ntabwo nari nzi ko igihwane isengesho uzamura uvugishije ukuri. Nzamura Imana icyubahiro kuko hano ni mu rugo, wajya kuba mu rugo. Ahubwo umbwire ngo ufashe niba utari kubyumva neza. Ntabwo nzongera gusubira hariya. Ntabwo bibaho mama, ubu ni ubuzima bushyashya dutangiye, nshaka ko mubaho neza. Urabizi ko ari ibyifuzo byanjye kuva kera. Nshaka ko usaza neza, ntabwo nshaka kubaho mu burushyi, kuko igihe twabaye mu burushyi ni kinini kandi cyararangiye, sibyo? Siko nitaye ahantu bakuye amafaranga gusa, nshima Imana pe. Imana yakucyubahiro. Imana igomba gusenga kwabayo ukuri irakoze. Basi wenda buriya ari gibono mu buzima no gukira wenda bikanga, ariko ndahamya ko wenda no gukira bizaza vuba. It's okay mama, urananiwe ndabizi. Bino mwereka icyumba cyawe, humura. Zimwereka icyumba cyawe mu kanya, ahubwo reka ngushakire ikintu urya. Kugira ngo umukobwa nzanira amazi yo kunywa. Okay. Ari mu bintu bishyushye. Birazanira amazi yo kunywa. Kimara nziza kuko. Uziko bwo ufite ubwoba. Nasakuje hano. Biguteye ikibazo? Nari nzi ko nta muntu ujya kuzaba. Ahubwo reka mubaze ikintu kimwe. Kano kazi kajemo gute? Nanjye ntabwo nakisanzemo pe. Bivuze ngo byarakugwiririye rero? Sure. Imyaka ingahe? 20. Nonese reka twiganirize. Ufite ababyeyi? Oya. Kuvuga ni ubuzima rero. Nibwo bwatumye wisanga muri ubu buryo umeze gutya. Cyane. Numva nta kibazo biguteye. Kuba uri hano, kuba warisanze hano muri situation imeze gutya. Urumva ntabwo byabura nyine biba bigoye. Ujya utekereza ko ushobora kukavamo? Ikibazo yego ndabitekereza ko ikibazo ndavuga ati nk'abo yose najya hehande. Ndashaka kugira ngo ntugire ubwoba. Ubwoba bushire. Ntabwo ndi hano kukubabaza cyangwa kukugirira nabi. Gusa ndi ku kirakato. Ndi mu kazi. Uvuze ngo ikiraka? Yego. Ikiraka se ugiye kubwira ute? It's just to make a sex. Ariko nyine humura tu, ntabwo ndi bukubabaza. Ndabikora mu buryo bwiza butari buze gutuma ubabara. Kuko ni akazi, nta bundi buryo nabikoramo. Uze kwihangana rero. Ariko uzi ko ukiri umwana kweli. Nihangane nta kintu. Sibyo? Urabona hari icyuma mfite se?
hari inkoni mfite se cyangwa umugozi ngo ndi bukunige? Humura no mubiri ku mubiri ntabwo biri bugorane. ariko ngo tuvuga ngo ntabwo byagorana urumva ibyo bintu biba bishoboka wirira amarira nta kintu ari kugufasha cyane ko hano nta muntu muri famiye yawe uhari nk'uko nanjye ntawe uhari sibyo nongere mwibutse ko ari akazi kandi nta bundi buryo bundi byakemukamo turi mu kazi my dear you know so wirira muri ubwo buryo ahubwo ndabishe something wikwigira gutyo sibyo subona ko ndi kubitwara gake Gwina mwari ukuntu bateka umureti ubu. ntabwo uratangiye bimwe byawe Waje ukareba ko mbizi neza ko ese reka avuga ko ntazi guteka ariko ibyo uzi guteka ntabwo ari ibi. ni ibiki Ngaho ncanira gaze rero. Cana hano. gerageza Warekeye aho urashaka iki? reka mugabanyirize umuriro ese ko ibitunguru ari bike Ibi ni bikeya. Ushaka kubigira dodo. nese uwo muntu washyizemo umunyu Wawuzanye hariya hanze se. uranyuma Ihute. Ariko waza ari ibyo nagutumye. None se niba nahazi nuriya mukobwa ntabwo azi ahantu uri. Sibyo ko no mu bitunguru urimo ariko. ese kubera icyo n'umwe ndi muntu Reka mbona ufite ubunebwe. ko nta kintu uri kumbwira ariko Ushaka ko nkubwira iki? watetse mbahe koko Amoni. watetse mbahe Chef Scott. abakozi nari mu mbere buno buzima bwacu nari nararushye Oya ahubwo ibintu byose bigomba kugenda neza. none se ahubwo Noneho uzi n'ikindi kintu utari uzi se. Ariko reka mbe ndetse kukikubwira agakanya. we urabizi amatsiko yanjye ariko kuko ushatse ko kandi ibyo bintu urabikunda Amatsiko yawe se arandeba. Ngaho gira akantu keza umbwira nipfe nkubwira. Marusi. umusaza wanjye mwiza nkunda cyane Arewe. reka tuvuga turi babiri Mbere ko utabimbwiraga. nuko utabimbazaga uriya mushya wawe nari buwufemo Ariko se urabagize. Biriya uracyabitekereza. nabitekereza byarambabaza Wagize ngo njye byaranshimishaga buriya kubikora kuri iyi. Aha mba mubwira ikintu kimwe sibyo? Itegure. mbwira ngo ntabwo uzi guteka Umva se no mu magambo mubwira. Itegure. Nakuboneye akazi ugiye gutangira gukora.
urabyumva kandi noneho poste nziza idafite ikibazo na kimwe. Hari ibindi se atari biriya wize, hari ibindi ushaka gukora si biriya wize se hari ibindi gusa ibindi nabivana urashaka kujya gukanika ubuse gukanika nabishobora ndaba ntazi no guterura intuza none se kumbaza nyine kandi ngiye mbizi ibyo ugomba gukora kandi none ikindi kintu ugiye gutangira ku mushahara mwiza urumva mbere yo guhemba gusa 400 ariko ni iminsi ya mbere numara kumenyera amafaranga barayongeza humura nyiriya kampani ni inshuti yanjye twaramenyanye ni umudamu w'umushuti wanjye arabizi kuri sister biri gushirira humura ndabizi urumva ugomba gukora nta kintu kigukoma na gitoya oya nta kintu ngo kigomba kunkoma niba hajemo akazi urabizi njye nta bintu byinshi ko mbona utishimye ego ubwo se uragira ngo ndishimye cyane ndumva nakirukanka nuko turi imbere y'umuriro rero ngwino membizo urumva byarangiye ariko birarangiye urashonje reka abizana byarangiye reka tugomba guteka tubitwara gake na mama ntabyo yarazi mama ntabwo rero wabimubwiye nzi ko ntibivuge turi muri salo hariya yego reka mbanze sister w'umwana urashyushye mama huha urashya ubwo kubera ko wanze ko bambanze okay nakubanze nyine ushatse kukubaza ku ntungano gutuma nkira vuba buriya se ujya utangiye gukora nawe ngutware muri salo kwezi no kumugisha kweri amina tujye kwira tujya kwishima imana rwanda gikomeje gukora ibitangaza bari abakozi bashyashya bameze gute nizere ko bakora neza yego bakora neza nta kibazo noneho Scott we n'ibindi bindi abagore bose baza ari we bashaka nta wundi ubundi Scott nkimubona n'amaso yanjye nahise mbona ko kampani yanjye igiye kunguka uriya ni imari ni bogari cyane ntabwo kumenya ibyo ashaka byose rero tukabikemura sibyo yego hanyuma hari ibintu bikenewe muri kampani wenda nk'ibi bintu by'abakozi kurya neza kunywa neza kugira ngo bagire energy ntabwo byabura kubera ko nka Scott ejo bundi yari kumbwira ngo ntabwo aheruka ngo kugira neza ngo hari umuntu wamunenze none ese kubera iki ngo ntabwo aheruka gukora tize sinzi nimba yaciyeho ariko Jimmy rishyuye umwaka wose byararangiye oya Jimmy rishyuye umwaka wose ahubwo kuki atajyayo sinzi gusa nicyo yari yangejejeho ariko ndaza kugikemura ndaza kubyigaho nta kibazo hanyuma uriya mukobwa ila we byatangiye bigorana nawe urabizi ukuntu yaje byatangiye bigorana avuza induru ashaka kurwana n'umukiriya yumva atamukoraho ariko ubu ngubu bimeze neza byarakemutse yarashabutse ibintu ni bo numva ibintu ari sawa cyane nta kibazo urebye hanyuma kariya gakobwa ugomba kukagurira imyenda iri sexy nabonye yambara utuntu ntazi ukuntu tumeze umva ukamujyana ukamushakira imyenda myiza ikurura abakiriya ukamugurira amavuta meza akisiga ukamushakira umuntu ukora make-up akajya ajya kubonana n'abakiriya asa neza yego ibyo ndabikora hanyuma hari ibintu biherutse kumbwira ibintu by'umukiriya w'umudiaspora mwakomeje kuvugana twavuganye bameze I think ni babiri bazaza menzi ko dukeneye abandi bakobwa nka babiri
gusa bambwiye ko byaba byiza babaye ari inzobe. Ngo rero ugiye gushaka niba uri bushyire itangazo ry'akazi bakazaza mu marushanwa tukareba abakobwa beza babereye aba diaspora ko no kuvuga ngo ni du small size twaba twiza tw'inzobe abakobwa beza bafite isura nziza ku buryo aba diaspora ari amayero tugomba kuyarya nuko yarya kabisa. umune nawe rero mukomeze mu chatting babwire ko serivisi zacu ari nziza kandi ko tuzahaza ibyifuzo byabo dufite abakobwa beza nawe urabizi cyangwa se niyo bareba mu basanzwe bagahitamo ariko tuzabashyira bose hamwe ubwo babiri nabo bashaka beza ariko beza abakobwa bashaka amafaranga ni menshi ntabwo nababura beza. Yego. Hanyuma jya mubwire Scott azaho. Sawa. Hello, please. Bite? Wakujyana tukavugana? Umeze neza? Ko mbona umeze nk'umuntu unaniwe. Gake. Wari uri kujya he? Ndi mu gakorosi gatoya nyine ndi guturuka hariya. Ariko warushye ntabwo ukiri kwiruka. Mo gake. Gute umukobwa mwiza nk'abagenda n'amaguru? Kandi ndi muri France. Oh. Niba unaniwe wakwicaramo nkaguha akarifu. Ubuse sinkugoye. Oya nta kibazo, nta kibazo. Oh. Hi. Hi. Bitis. Ndabona usa nk'umuntu unaniwe cyane. Wabimenye pe ndananiwe cyatari. Ako mbano kure. We piriya urenze rya korosi riri hepfo n'imbazi. Hepfo hahera. Naharenze ndakomeza nsa nk'ugiye kuzamuka. Za Karurume. Niho uturutse? Niho nurutse kandi nagiye nyine ndagaruka. Wow. Nkunda abantu kuba inshuti n'abantu nkamwe. Ndakubonye ndavuga ni kubera iki ntakuvugisha. Nkaba naguha na lift niba uyikeneye. Aho bigeze nari nyikeneye. Wari uyikeneye? Nenda nko gupfa numvaga isereri bidasanzwe. Okay, utuye heza? Urareba uzamutse hano ku gipangu nomero 40. Nomero 40? Uzamutse inyuma hano? Uzamutse gutya. Okay. Ni hafi? Gipangu nyine kiri. Nyine usanga ntago hayoberanye. Nahakugeza ni hafi cyane. Ntago ari kure pe. Wabukoze. Anyway, nitwa Scott ntago nakwibwiye. Okay, nanjye nitwa Gaju. Gaju. Nice to meet you, Gaju. Nice to meet you. Reka makugeze.